Abantu bose bakomeje gutungurwa na video irimo iragenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga y'abagore babiri barwanye karahava bo mu mujyi wa Kigali. Mbese bano bagore baba bapfuye iki? Ese barwaniye mu kahe gace gaherereye hano mu mujyi wa Kigali? Ko iyi video irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'inkuru yacu irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ni video rero y'abagore babiri barwanye karahava. Mbese baba bapfuye iki? Uko byatangiye rero n'ubundi mbere na mbere reka tubanze tubabwire ko leta y'u Rwanda yasohoye itegeko ribuza abantu nyine bacuruza utubari ko umuntu wese uzagafungura ku manywa azaza agomba guhanwa nyine, kuko urumva nyine ko abanyuranyije n'amategeko. Ariko nyine ibyo abatuye mu mujyi wa Kigali mu duce twa Kimisagara ndetse na Gitega bo ibyo ngibyo ntibabikozwa, kuko baba badufunguye bakavuga ko nyine ngo ni nguko ngukireka nyine inzoga baziciye burundu, ariko n'ubundi ngo inzoga ngo umuntu ntago yabura aho ayigurira. Ibyo rero biraza bisanga bano baturage nyine ubona barimo bararwana, namwe murimo murabibona imbere yanyu, murimo murabona nyine video ko arimo umugore n'undi mugore barwanye karahava. Ngo rero bavuga ko bano bagore bari bamaze kunywa agasembuye kandi nyine hari ku manywa y'ihangu. Ni ibintu rero byagiye bibabaza abagiye batandukanye ndetse binababaza ababonye iyi video cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Nimwumve rero ibyo abaturage batuye hano mu mujyi wa Kigali bagiye batangariza itangazamakuru. Ntabwo twafunzwe ntabwo yafunga ate se yazabona inyungu gute kandi aba yashaka kubaho? Tumwe turakora uretse ko tumwe twinshi na tumwe dukora twihishwa. Mu gitondo yego umuntu ntabwo yabura hanywera, ariko aho ngenda hari aho mbona bafunguye. Turakora ariko bagakora bihisha. Babihisha mu rwego rwo nyine bwo gucuza ko babafata ko bakora mu masaha atari y'akazi. Tugiye duhari rwose, utwo tubari dukora inaha turahari guhera saa 2 ku masaha mbese ari bufungurwe, ariko bagakora bihisha nubwo haza abashinzwe umutekano bakamagana bagafunga mbese kugira ngo bitagaragara nabi. Turakora ku manywa ariko ntabwo ari dukora neza mbese kuko hafite impungenge zo ko bashobora kubafata mu buryo butari bwo. Henshi usanga hari gukora, ariko ahantu babasha kugera henshi usanga hari gukora. Abantu banywa ubwo nyine babona inzego z'umutekano bakihisha, ariko akenshi usanga bari kumwe. Utubari dufunze, ufunga akabari ntabwo bafunga uruganda. Anyway time n'ubundi uruganda ruba ruri mu kazi. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine yavuze ko bano bantu nyine bafungura utubari ku manywa, kandi itegeko rivuga ko nyine umuntu wese ucuruza akabari ko azaza ko bagomba kudufungura mu masaha ya nimugoroba. Ati abo ngabo bazafatwa bazajya bahanwa byemewe n'amategeko, bitewe n'uko nyine baba basuzuguye itegeko leta yasohoye ko nyine kwagiye gukomeza kugenzura abo bantu bakora utubari ku manywa y'ihangu. Murabona nyine ko biba byakuruye ibindi abantu bakanga kujya gukora, ahubwo bakazindukira mu tubari. Ibyo rero byose biraje bikurikiranwe. Abantu nyine bafungura utubari ku manywa y'ihangu bagomba guhanwa byihanukiriye. Iyi nkuru rero ikimara kujya hanze, abagiye batandukanye bose bongeye gutanga ibitekerezo, bose bagaruka kuri bano bagore nyine barwanye kakahava, bakavuga ati ese kubera iki koko abagore nk'aba ngaba baba bitesha agaciro? Ati mundebere nk'abana babo babonye nk'iyi video, ati ubuse koko bazabwira iki abana babyaye? N'ibintu rero byagiye bibabaza abantu bose bagiye babona iyi video yagiye icicikana ku mbuga nkoranyambaga.
reka rero nkushimire wowe twabanye muri aya makuru yacu. Niba nyine ukunze iyi nkuru twaguteguriye, duhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama y'ibyo tugomba guhinduramo mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye, kandi turabakunda.